bajyanywe habona inzego z'umutekano ntabwo babura ibirengero. Icyo nicyo abantu imiryango igomba kumenya. Ntabwo abantu babura ibirengero, ntabwo babuze, bafitwe n'inzego z'umutekano za leta nziza. Murimo kandi na polisi yabajyanye, hari ibyo bari kubabaza. Mbese igihe bamaze akaba ari kinini, tukaba twaragiye mu nzego zitandukanye. Nk'umugabo wanjye nifuza ko namenya ahantu aherereye n'icyo yaba yarakoze n'icyo akurikiranwaho, ndetse byaba ari n'ibishoboka nkaba nabasha no kuba namugemurira namugeraho. Umwana wanjye Fabrice baramujanye, ariko nkaba ntazi ibyo bamujaniye. None n'imanza niba zizabaho nkaba nabimenya, nangwa se niba banagemurirwa nkaba nabagemurira. Twategereje none twarahebye twete kugira ngo binda dusabe ubuyobozi badushakishiriza abantu ahantu baba baherereye. Njyewe Kame ka muntu ashakanye na Dusabimana Eugene, bitewe n'uko n'akababaro kenshi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu kugeza na n'iyi saha babatwara, situzi ikintu babatwariye, situzi niyo babajyanye. Ndifuza ko turasaba ubuyobozi bubifitiye uburenganzira ko badufasha gushakisha aba bantu tukamenya icyo babatwariye. Ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, none umwana ntaho twamutererana ari umubyeyi we. Tugomba kubaza aho yaba aherereye. Noneho ndamurasigara akana gato, ndamurera we nujara agenda yaje kwigisha nyine ijya kumuza ku murenge w'iwanyu. Turategereza, turayajaga aragenda icumwe, akaza kuwa gatanu, nanone kuwa mbere akagenda. Turategereza turaheba kugeza n'ubu. Nifuza ko ubuyobozi bw'igihugu bwadufasha gushakisha aba bantu tukamenya aho baherereye, byibura tukabasha kubabona. Hari icyo byaruhura mu mutima kuko kubyakira byaranze. Kuva tariki ya mbere Werurwe umwaka wa 2022 kugeza uyu munsi tariki ya mbere Gicurasi umwaka wa 2022, amezi abiri arashize babuza abantu babo. Inzego zose z'umutekano biyambaje babariza amakuru y'abantu babo, zababwiye ko ntayo zifite kandi ko zitabafite. Aba n'abarimu babiri muri bane bataye muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, bakekwaho kuba aribo bafashe bakanakwirakwiza amashusho ya video y'ijambo rutwitsi ryavuzwe na Depite Murebwayire Christine, aho mu ruhame yasabiye umunyamakuru Cyuma Hassan kuzagwa muri gereza. Ibi kandi Depite Murebwayire ukomokaho Cyuma avuka akaba yarabivuze nyuma y'ubujurire bwa Cyuma ibyumweru bitatu mbere y'uko urukiko rumukatira bundi bushya. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano, muramuzi? Uwo bita Hassan Cyuma. Cyuma ni yize hano? Cyuma ni yize hano? Umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi.
Mu minsi ishize twagejeje nk'eshatu kuri iki kibazo cy'ijambo risambura rya Depite Murebwayire, tubagezaho iby'izimira ry'abarimu baketsweho gufatira videwo, tubagezaho n'inkuru ku mpungenge zari zihari ku babikurikiye kuko byashyizwemo umutekano n'imbaraga bihanitse, bitera benshi kwibaza impamvu gukumira ijambo ryasohotse kandi ryavugiye mu ruhame byari byatangiye gutuma bamwe babigenderamo. Hambere twari twasuye aho ikigo cy'ishuri aba barimu bigishagaho Groupe Scolaire Muramba giherereye, ariko amakuru turayimwa. Imiryango y'ababuze ababo nayo ntiyemeraga gutanga amakuru mu mizo ya mbere kubwo gukangwa no gukangarana, bakaba banatinyaga ko kuvugira ababo ahubwo byatuma bababura burundu. Baratubwiraga ngo twabwiwe ko nidukomeza gusakuza natwe bazabadukurikiza. Ariko ko iminsi ishinga igataha ntibagishoboye gutuza, intimba ni nyinshi, bananiwe guceceka, baratoboye baravuze. Mu bwitonzi bwinshi ntibashinja, ntibatunga agatoki, ahubwo barasaba kumenya aho ababo baherereye n'icyo baba bakurikiranyweho niba gihari. Iyo biba inzira z'amategeko, ubugenzacyaha bwakabaye bwarabamaranye iminsi itarenze 5, bwasanga bafite icyasha cyangwa se icyaha bukabashyikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bwari kumarana abo barimu indi minsi itarenze 5, bwasanga bafitiye icyaha gisaba iburanisha bagashyikiriza urukiko. Iyo bigenda bityo, imiryango ntiba yihebye, n'urubanza ruba ruzwi aho rubera, n'icyo bakurikiranyweho kiba kizwi, byaba binasaba kunganirwa hagashaka umunyamategeko ubunganira. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 dushoje, Pax TV twanyarukiye mu ruhengeri rw'ibihunge mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, dukurikirana inkuru ku iraswa rya Nshimiyimana Alexis, dukomereza mu karere ka Gakenke aho twakurikiranye iyindi nkuru, tujya muri Ndusu na Janja, by'umwihariko tugera ku gicumbi cy'ababuze ababo batazi irengero ryabo, baratuganirira. Ni mu nzira igoranye, kaburimbo irangirira ahitwa Gicuba, hagakomeza umuhanda w'igitaka. Muri uwo muhanda w'igitaka hari imodoka igenda, hakaba n'aho itagenda, hagendwa gusa n'amapikipiki, hari n'aho moto itagenda. Byadusabye kurira imisozi turayikikira, tunyura no mu nzira zasibye ngo tubashe kubageraho, dore ko muri iyi minsi y'imvura hananyerera cyane, ariko byari bikwiye ko tuhagera amakuru muzi tukayavana ku isoko. Kuva mu Gicuba ugakomeza ukazagera mu Masha, ugakomeza n'ahandi twagiye tunyura, ni agace k'imisozi myiza ibereye ijisho impande zose. Hari umwuka mwiza wo guhumekwa, dore ko ibiti bikiri byose iburyo n'ibumoso. Abatuyoboye batwerekaga inzira tunyura n'izo twirinda, banatubwira ko ikibazo twakoragaho ubucukumbuzi ari kimomo, kandi ko abaturage bahawe amabwiriza yo kujya batanga amakuru hejuru igihe babonye umunyamakuru cyangwa se undi muntu batazi ufite ibyo ari kubabaza. Abafashwe, dusubiye kuri abarimu 2, hafashwe 4 mu gusaba imiryango y'ababo guceceka. Igihe cyarageze, nyuma y'ukwezi kurenga 2 bararekurwa, ariko abandi 2 bakomeza kuzimira. Ababura irengero bataraboneka kugeza ubu ni Nkorerimana Fabrice. Muri iki kiganiro turaganira na nyirasenge, turaganira kandi n'umubyeyi we. Undi watwakaburirwa irengero kugeza uyu munsi ni Dusabimana Eugene, turaganira n'umugore we, turaganira kandi na nyirakuru. Aba babuze bombi baracyari bato. Nkorerimana Fabrice ukiri ingaragu afite gusa imyaka 28, naho Dusabimana Eugene wubatse afite imyaka 32. Mu kuganira nabo twasanze mu gahinda kenshi, icyizere gike no kwiheba kuko kutamenya aho babasha kubariza amakuru y'ababo ngo banamenye niba nibura bakiriho. Nabasabye kwirinda gushinja, kurakara mu kiganiro n'ibindi byatuma intabaza yabo ifatwa nko guhangana cyangwa kwihimura. Nabasabaga kuvuga ibyo bahagazeho gusa, naho ibyo bakeka bakaba berekeye izindi nzego zibishinzwe. Baradukundiye nubwo byari bagoye, bemera gushinjagira bashira.
ugenda bibwiye namwe twamenyana. murakoze. Amazina yanjye ni Kamikamuntu Agnete. Kamikamuntu Agnete. nkaba n'umudamu wa Dusabimana Eugene bajyanye. Yitwa Kabera Anonsiyata. Kabera Anonsiyata. Bakaba barajanye umusenyereza wanjye yitwa Muhimana Fabrice. Muhimana Fabrice. Muhimana Fabrice. Yewe nitwa Kantarama Dansira. Nkaba narabuze umwana witwa Murerimana. Nkaba naramuburiye irengero. Uyu nyogokuru we nimwe mumuvuga, si ngombwa ko tumubaza ngo yitwa nde? Nari nyirakuru. Uri nyirakuru wa Fabrice? Dusabimana Fabrice. Dusabimana Eugene ni mama wawe? Nyirakuru ni kaka wa yarabyawe n'umukobwa wanjye niwo wamubyara. Noneho ndamurasigara akana gato ndamurera we irakuru. Aragenda yaje kwigisha nyine njya kubuza ku murenge w'iwanyu. Turategereza turayajaga aragenda icumwe akaza kuwa gatanu nanone kuwa mbere akagenda. Turategereza turaheba kugeza n'ubu. Ubu rero nyuma yuko tumaze kumenyana, ndagira ngo mu kuganira mu nkundire mbasabe ko tujya hanze hari urumuri rwisumbuyeho kugira ngo amashusho arimo ubutumwa bwanyu azagere ahajya agaragara neza akeye. Twareba uburyo twicara hanze ahantu hari urumuri rwiza kurushaho. Iyi nzira namanutse ahubwo se ndi insubira nayimenya ko nabonye ari ukugenda munanyura mu bisambu muranyura mukayishobora ko mbona harimo n'abakuze. Nayishobora. Ntimuhirime naje ngenda ngwa. Nayimeraga n'imvura yaguye. Twongeye kubasuza rero kandi tunabaganiriza. Ubu tugeze hanze hasa n'ahari urumuri rwisumbuyeho nubwo akazuba gasa n'akari mu marenga, ariko tubasha kuganira. Mwakongera mukatwibutsa izina? Nitwa Kantarama Dansira. Umwana nari mfite wigishaga ku kigo cya Muramba, Murerimana Fabrice. Ubwo yaragiye baramujanye sinamenya irengero. Ubwo nabajije ku kigo cyaho yigishaga bambwira ko bamujanye ariko nabo batazi iyo yagiye. Uri umubyeyi wa Murerimana Fabrice? Akaba yari umwarimu wigisha ngo ku kihe kigo? Cya Muramba. Cya Muramba. Amashuri abanza ya Muramba. Nako hari abanza n'ayisumbe ni 9. Abanza. Ubwo haba narabarije kuri RIB. RIB yahagana he? Ya Muramba. Ya Muramba. Mbariza kuri RIB y'akarere. Karere ka Musanze ka Gakenke. Ka Gakenke. Ubwo mbora igisubizo. Utarihuta. Ubwo wamenye ryari ko umuhungu wawe
atagihari yazimiye ku itariki 2 z'ukwa gatatu nibwo wamenye ko atagihari ubwo yaramutwaye uwo munsi cyangwa yaramutwaye umunsi ubanza bamutwaye ku itariki ya mbere bimenya ku itariki 3 niho namenye ko umwana atakiri mu kazi ubwo navuga n'imirenge yacu imirenge turaje tuyigereho umwana umenya ko atari ku kazi iyo nkuru kugeraho yakugeze hiti nta muntu wambwiye n'uyu mudamu wa hano kubera bari bafite y'umwana babanaga nawe umuntu wamuzanye niwe wabimubwiye nanjye arabimenyesha naho deregiteri nta kintu yamenyesheje umaze kumubura ujya kubaza kuri RIB bavuze RIB ya Muramba ni umurenge ni umurenge ni Cyabingo naho Muramba RIB ya Muramba ubwo ni ikora murenge wa Cyabingo ni RIB ya Cyabingo RIB yabaje ngo niya niyo yari isi ya Muramba wagiyeyo hashize iminsi ngahe nagiyeyo basize nk'iminsi 5 bagusubije ngo iki barambwiye ngo genda ngo twewe ntabwo yigeze agera ngo genda uje kubaza deregiteri wabo ngo nta muntu baza gufata mu kigo cye adatanze deresi na nomero z'irangamuntu ngo abantu bene baza kumubaza ngo avuga abantu bari deregiteri tumubajije aratubwira ngo nawe ntabwo abizi ngo ntidutegereze bazaza none hashize ukwezi kurenga n'igice kurenga nta kandi gakuru ntako watekereje utari kujya kuri RIB y'akarere ka Gakenke ubwo uwo wa mbere yadusobanuriye ati nta muntu ugomba kujana umuntu adasize deresi ubwo tugeze ku kigo nawe ubwo rero aratubwira ati nanjye ntabwo mbizi no gutegereza ubwo noneho bo baratubwiye noneho turaza turakongera dusubira tugiye kubwira abo ngabo ukuntu deregiteri atubwiye wa mbere ntaho twamusanzeho dusanga aho wa kabiri aratubwira ati hano ntibigeze bahagera muzaje kubariza ku kigo muzaje kubariza ku karere ubwo turagenda tuja ku karere tugezeyo rero hari ahantu uvuze hadasobanutse neza ngo uwa mbere nimwamusanzeyo musanga wa kabiri wa mbere wahe wa kabiri wahe kuri RIB ya hari Cyabingo uwo mwasanze mbere musubiyeyo mwasanze atari uhari ngo tumusobanurire uko deregiteri atubwiye tuhasanga undi aratubwira ati hano ntaho bahageze musaje ku karere naho se deregiteri kumbwiye ngo yarababwiye ngo mutegereze bazaza ntabwo yigeze abwira ahantu baherereye deregiteri ntaho yatubwiye ntaho yatubwiye ahubwo yaje kutubwira ahantu baherereye tuvuye ku karere bamuhamagaye bati kuki utabwira abantu aho abantu banyu bari aratubwira ngo tuze aduhuze n'abatashe ngo batubwire aho abantu bari utaragera aho ngaho ko turi kugenda ku murongo kugira ngo byumvikane mugera watangiye uvuga ko mwagiye ku kigo deregiteri arababwira ngo mutegereze abana banyu bazaza ubwo wowe n'umwana wawe uyu Ariete ni umugabo wawe ubwo ni abantu babiri babura irengero ni babiri gusa cyangwa nuko mwebwe muhagarariye babiri ni babiri gusa kuko abandi baratashye abatashye ni bangahe ni babiri rero dukomeza ubwo deregiteri avuze ati mujye kuba mutegeze bazaza ntabwo yaboheje kuri RIB mwe mutanyuzwe mujya kuri RIB mugeze kuri RIB barababwira ngo ntabwo yigeze ahagera bamaze kubabwira se ko atigeze ahagera musubira ku murenge deregiteri we aho kuri RIB ya Cyabingo iriya hejuru ku karere hejuru ni Gakenke ku karere barahamagaye deregiteri mugeze kuri RIB y'akarere mwababwiye iki twababwiye ukuntu twabuze abarimu bigishaga ku kigo cya Muramba noneho baratubwira bati none bahamagara deregiteri aravuga ati nibaze mbahuze n'abatashe
noneho babwira aho abantu banyubara. mugeze kwa diregiteri ati iki? Diregiteri yaratubwiye ati cyo kora aho abantu banyubari ati bari i Kigali atari ko bajanwe na polisi ati none nimutegereze bazaza. nta nubwo yigeze ababwira icyo bakekwaho cyangwa bakurikiranyweho? Ntaho yatubwiye, yababwiye gutyo gusa mutegereze bazaza bari i Kigali. ubwo yaratubwiye ati bari kubabaza amakuru muzabona baje mugende mutegereze. hanyuma uretse i Kigali bari nk'uko yabwiye nubwo mutafite gihamya mukaba mwateje mukabura, wajyaga kubaza kuri RIB uri kumwe nande? Nabaga ndi kumwe n'uyu mudamu. Harya amazina yatubwiye ko ari Kami ka muntu Ariette. Ku byo atubwiye tutarakomeza, mwarahagurukanye murajyana kubera ko muturanye cyangwa kubera ko muziranye? twajyanye kubera ko umuhungu we yabanaga n'umugabo wanjye bacumbitse hamwe. nza kumva ko diregiteri yampamagaye ambwira ati uze gufata umwana, umugabo wawe ari mu nzego z'umutekano. Ni umwana ungana iki? Umwana w'imyaka 6 yigaga nasari. Yigaga nasari ariko akaba abana aho umugabo wacumbitse acumbikanye na Fabrice Nkorerimana Fabrice. Nkorerimana Fabrice ni umwana wawe? Ari umwarimu w'Imuramba? Yari acumbikanye mu nzu imwe nande? Dusayimana Eugene ari we mugabo wawe. Umwana diregiteri yaramwohereje? Umwana yaramwohereje, amaze kumwohereza ubwo biba ngombwa ko mpamagara uyu mumama mubwira ko nawe umuhungu we bamutwaye. Utarakomeza gato tumaze dusaba abana bari bafite amajwi maremare cyane, nibatwemerera baratuzi, nibatabyemera turakomeza uko bimeze kose, nta kundi turakira uburenganzira bwabo. Umwana amaze kuza akagera ahangaha nta kintu yababwiye ati maze iminsi 2, 3, 4 ingahe ndi njyenyine? Uwo mwana yabaga he niba abamutungaga bakamugaburira batari bahari? Yarabaye hati? Umwana yatahanye n'undi mwarimu umwigisha, akaba ari umugabo umugore umusore, akaba ari we Fabrice yamusize amusigiye ati ndeba ari umwana wa Eugene, ari gihe nanjye ntaragaruka. None umwana amaze kugera ahangaha niba mwatekereje kujya kubaza? Ese abatashye bamaze gutaha bo babwiye iki? Ntimurabegera ngo bababwire amakuru naho basize abandi? Abatashye twarabegereye batubwira ko bari i Kigali. Bababwiye ko bakoraga iki? Bari kwande? Batubwiye ko bari i Kigali gusa, ariko bavuga ko buri wese yari afite ibyo akurikiranwaho ku giti cye. None mubyeyi, uko wabasubizaga bati bari i Kigali ko buri wese afite ibyo akurikirana ku giti cye, mwabyumvaga nk'abari kubaha amakuru bafite cyangwa bari kwimana amakuru? Bo niba bari bayafite ntaho twabimenye, nuko batubwiraga tukikiza tukaza tukicara tugategereza. None rero igihe kibaye kirekire. Hashize ukwezi n'iminsi 25 mutegereje abantu banyu. Twongeye tuganire n'umubyeyi nawe uri hagati, muratwibutsa amazina? Nitwa Kabera Anonsiyata. Baniye mu murenge wa Janja, akagari ka Gakindu. Ijwi rya niritoya ryongere? Nitwa Kabera Anonsiyata. Baniye mu murenge wa Janja, akagari ka Gakindu, umudugudu wa Bukerera. Wa Bukereri? Wa Bukerera. Ni nawo hano twicaye? Oya, hano twicaye kwa nanjye no mudugudu ntuyemo. Nawe utuye mu mudugudu wa Bukerera? Hano twicaye mu rugo rwa Eugene na Kami ka muntu Ariette, ho hitwa hate? Uhereye ku akarere ni Musanze, intara n'amajyaruguru, umanuke ku murenge akarere ni Gakenke.
kubera ko nanyuze Musanze nkabona kuza ahangaha nayobye nyuma nkaza kuyoboka niyo mpamvu ndi kwigita Musanze. Intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, komeza. Umurenge Busengo, akagari Birambo, umudugudu ni Kirwa. None mubyeyi wavuze ko wowe uwo mufitanye amasano ni Nkorimana Fabrice, umuhungu w'uwo mubyeyi muri kumwe, we akubereye iki? Ngewe ni umusingiza wanjye. Uri nyirasenge? Amakuru ufite nayahe? Amakuru mfite ni uko uyu mama wa Nkorimana Fabrice yaje kumenya ko umwana we atakigisha ku kigo cya Muramba, nawe abibwiwe n'uyu mudamu. Ubwo nibwo yaje kumbwira ati nahuye n'ikibazo, umwana wanjye yigishaga i Muramba, bambwiye ko atakigisha. Nibwo rero yavuze ngo araza kubaza amakuru impamvu atakigisha, turazana. Tugeze hari i Muramba nibwo yabajije, nibwo bamubwiye bati abana ntibakiri hano, baramujanye. Natwe nawe tuzwe bamujanye, nimugire mutegereze, natwe turategereje. Ukwezi n'iminsi 25 kuko uyu munsi mbabaza turi kuwa 4 tariki 20, turi kuwa 3 tariki 27 ukwezi no kwa Mata umwaka 2022. Bafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 3 Werurwe umwaka 2022 mu bimenya ku ya 2 no ku ya 3. Murumva nyuma y'iyi minsi yose igiye ukaba amezi 2, ikikurikira hari iki? Igikurikiro nyine twategereje, none twarahebye twete kugira ngo binda dusabe ubuyobozi badushakishiriza ahantu baba baherereye. Nkorimana Fabrice na Eugene Dusabimana hashize amezi agiye kuba 2 babuze. Amakuru mubona anyuranye, mwagiye kuri Murabura, mujya kuri Bwakare Murabura, bati bari Kigali ariko ntajyanye mufite, n'abaturutse Kigali bakavuga ko buri wese afite ibyo akurikiranyweho. Nta nubwo se babwiye niba nibura aho bari barababonye? Uwo basize babonye ni Dusabimana Eugene, umugabo wawe. We baramubonye i Kigali? Bamubonye burasho bari butaye, ubwo yabagezeho. Bivuga ko buri wese aho yagafungiye se undi yabagafungiye? Aho wenda twe kuvuga ngo gufunga kuko abatwaye ntituzi niba baragiye kubacumbikira muri hoteli cyangwa mu nzu zihariye, ariko aho bari batavuga ngo dushinje kuba bafunze. Aho bari ntago buri umwe yabaga ari kumwe n'undi. Iminsi 2 ya mbere nibwo buri wese ngo umwe bamushize hano n'undi hano, ari 4 babashira mu cyumba kimwe, buri wese yambaye ayo mapingu. Icyumba kimwe cyahe Kigali cyangwa Kina? Babavanye ahanga bahita babajyana i Kigali? Oya, barabatwaye babaraza mu Gakenke, babacumbikishije mu Gakenke, bukeye ubwo babatwaye i Kigali. Mu Gakenke hafi y'akarere ni wabanje kubacumbikisha? Bukeye babajyana i Kigali. Abo n'amakuru mwahawe n'uruhe rwego? N'abavuyeyo? Abavuye se basubiye mu kazi cyangwa? Basubiye mu kazi. Bitwa bande? Hari Cyizere Sangano Olivier, Ndayisaba Ildefonse. Abo basubiye mu kazi. Hanyuma amakuru yandi yo kuvuga ngo twabonye Eugene ariko ntibakubwiye, yarameze ate? Ameze neza nta kibazo cyangwa bakubwiye ko hari ikibazo afite wenda uburwayi? Bavuze ko aho babisigiye nta kibazo cyari gihari, kikanganye. Nta kibazo cyari gihari kimeze gite? Kikanganye. Uko bamubonye? Bo uko bagarutse nabo nta kibazo na kimwe afite? Ntacyo. Uko bagene ko bagarutse nta bikomere, nta mibyimba, nta n'uvuga ati narahohotewe? Ntacyo batangaza? Hanyuma tugaruke ku mubyeyi wa Fabrice, nawe wavuze ko amakuru ufite ari ayo ngayo. Icyifuzo cyawe urashyigeza kuri nde, mu yahe magambo umubwira iki?
mubyeyi uko ubyumva icyifuzo cye aragutumye ngo muvugire mbonye akubwira ngo mumbwirire icyifuzo cye mbese yasaba urwego rw'igihugu abayobozi kuba bamushakishije uwo muntu akamenya aho yaba aherereye se n'amakosa yaba yarakoze nta nubwo anayazi ubwo icyifuzo cyaba icyo ngicyo kumushakira aho aherereye akamenya ahantu aherereye wenda akaba yamenya n'amakosa yaba yarakoze kuko ntayo yigeze amenya. urakoze. wowe icyifuzo cyawe nk'umudamu umufasha umugore wa Eugene ni ikihe kandi urakigeza kuri bande ku zihe nzego? icyifuzo cyanjye nifuza ko ubuyobozi bw'igihugu bwadufasha gushakisha aba bantu tukamenya aho baherereye byibura tukabasha kubabona. amasaha arakuze, 12:00 zirabura, ndabona ni 12:47 tugana ku musozo kugira ngo mbashe gusubira i Kigali. ndagira ngo mbabaze, mwatanze icyifuzo ariko se mutanga ibyifuzo mushingiye ku zihe mpungenge? nari kuri uyu mubyeyi mama wa Fabrice, icyifuzo cyawe giteye gite? Ngewe umwana wanjye Fabrice baramujanye ariko nkaba ntazi ibyo bamujaniye, none n'imanza niba zizabaho nkaba nabimenya, nangwa se niba banagemurirwa nkaba nabagemurira, none bakaba twaragiye mu nzego zitandukanye, mbese igihe bamaze akaba ari kinini, tukaba twaragiye mu nzego zitandukanye, tukaba twagira ngo mugire icyo mwadufasha. Murakoze mama Fabrice, nabonye ukunda kuvuga make cyane kugira ngo ijambo rizagusohokemo biragoye. niba ari ubwoba, niba ari igihunga, niba ari impungenge, ntabwo uri kuvuga bibi, nturi guhangana, ntawe uri gutuka, ntawe uri gushinja, ntawe uri gutera ibuye, rwose gutabariza umwana wawe byo nta cyakirimo, ntubigire impungenge. Umwana wanjye Fabrice baramujanye ariko ntabwo nzi icyo bamujaniye, none niba hazaba n'imanza nkaba nabimenya, kandi n'igihe bagendeye igihe babajaniye kimaze kuba kinini, none nkaba ndi kwitabaza inzego zitandukanye kugira ngo badufashe. uri nyirasenge, gira icyo wongeraho niba muri ubwo busabe bw'umubyeyi we hari icyo wumva gikwiye kongerwaho. nanjye ndi Kabera Anonsiyata, nkaba nsaba urwego rw'igihugu kuko badufasha gushakisha uwo mwana wacu Mporimana Fabrice waba warabuze, tukaba tutazi ahantu yaba ari kugeza kuri iyi saha. tukaba dusaba rero ubuyobozi kuba babidufashamo tukamenya ahantu yaba aherereye, tukaba dusaba no kugira ngo tumenye n'icyaha yaba yarakoze, tukaba dusaba ubuyobozi kugira ngo babe babidufashamo. mwamenye se icyaha yakoze mugakurikizaho iki? tumenye icyaha yaba yarakoze, yaba yaragikoze koko wenda yabihanirwa, kuko ntabwo tuzi icyaha yakoze bamujaniye. ntimuzi niba hari icyaha yakoze, ntimuzi niba ari ukugenda bisanzwe, nta makuru mbese mufite? nta makuru dufite. tugeze ku mufasha wa Eugene, ijambo ni ryawe. murakoze. ngewe Kame Kamuntu washakanye na Dusabimana Eugene, bitewe n'akababaro kenshi
kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu kugeza na n'iyi saha babatwara, situzi ikintu babatwariye, situzi niyo babajyanye. Ndifuza ko turasaba ubuyobozi bubifitiye uburenganzira ko badufasha gushakisha aba bantu tukamenya icyo babatwariye, tukamenya n'ibyo babakurikiranwaho. reka wowe uvuge mu izina ry'umugabo wawe, kuvuga abandi bose, kuko wumvise ko ab'i Kigali bababwiye ngo buri wese afite ibye byihariye akurikiranwaho. ku mugabo wawe urasaba iki? Nk'umugabo wanjye nifuza ko namenya ahantu aherereye n'icyo yaba yarakoze n'icyo akurikiranwaho, ndetse byaba ari n'ibishoboka nkaba nabasha no kuba namugemurira namugeraho. usanze se wenda atagemurirwa ariko ukamenya ahari, icyo wakora ni iki? Nabyakira. ntunamusure se? Kumusura nabisabira uburenganzira, byaba ari bishoboka nkaba namusura, byaba bidashoboka ubwo nabyo nkaba nabyakira. none se icyo wumva byagufashaho kumenya aho aherereye, niyo wenda bakubwira ati ntasurwa ariko ukamenya ngo arahari, ariho, araha n'aha, byagufasha bingana iki? Hari icyo byaruhura mu mutima kuko kubyakira byaranze. Kuko igihe kibaye kinini, amezi agera kuri 2 ntazi umuntu wanjye niba nariho, ibyo simbizi. icyo dukora rero twe ni ukubatumikira no kugeza intabaza yanyu ahashoboka, ubundi inzego z'ubuyobozi twizera nazo zikazagira icyo zikora nyuma yo kumva ubusabe bwanyu, kandi mukomeze mwihangane. Murakoze. nkanjye nk'umudamu wa Dusabimana Eugene, ku bijyanye n'uko yari umukozi wa leta, yabashaga gutunga umuryango, yari ari no kwiga, sinzi niba gutunga umuryango biri kungora kubera ko igihe gishize ni kinini. Twifuza ko niba hari ubundi bufasha n'impungenge babasha kuzitumara, noneho hasigaye bakaduha igisubizo cyizeye. bivuga ko niba batungaga urugo wowe nta kazi ufite? Ntabwo. nta nubwo uzi niba gihembwa? Oya. kuko hari iminsi umukozi utari mu kazi ahagarikwa cyangwa agatanga, ubwo izo mpungenge nazo zifite uti yaba atakiri mu kazi twabaho dute? Noneho ikindi yari ari kwiga, iki kiruhuko yari ajya kwiga ntiyagiyeyo, ibyo byose ni imbogamizi. yigaga he? yigaga ibiki? yiga itabu Ibyumba, Université Technique ya Byumba. itabu yo muri Byumba. icyo nacyo ni ikindi gihombo ko acikirije amashuri. tugaruke tunasoza ku mubyeyi wa Fabrice. Fabrice, njye nk'umubyeyi wa Fabrice yigaga nawe amashuri, none niba yaba yayasubiraho nkaba ntabimenya, nkaba none ndi kugira ngo badufashe kugira ngo tube twabageraho. ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, none umwana ntaho twamutererana ari umubyeyi we, tugomba kubaza aho yaba aherereye. murakoze cyane, nageze nti mukomeze mwihangane, ibindi ubuyobozi buzabijyamo. Imana kandi nayo nabonye musenga muyizera, ubwo twizere ko nayo izagira icyo bafashaho. musigare amahoro, mugire umugoroba mwiza,
mugire n'ibihe byiza. Mu rwego rwo kugera ku barebwa n'iki kibazo ngo bagitange amakuru, inshuro zose twagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi y'igihugu Commission of Police John Bosco Kabera, nta na rimwe yemeye kwitaba, n'ubutumwa bugufi bwose twohereza nta busubiza. Inshuro zose kandi twahamagaye tukanandikira umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry, nta na rimwe atwitaba, n'ubutumwa bugufi bwose tumwohereza nta busubiza. Ibi ariko ntibiduca intege, ntibinadukura mu nshingano zacu zo kubaza buri ruhande rurebwa n'ikibazo gishakwaho amakuru. Biri iki gihe cyose bazemera kugira icyo badutangariza kuri iyi dosiye, namwe tuzakibagezaho byihuse. Pax TV n'ijwi ry'abativugira. Twifuje kubonana n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Muramba, ariko ntibyahise bidukundira. Cyakora mu kiganiro kigufi twagiranye kuri telefone yavuzemo ibintu 5 bikomeye. Icya mbere ni uko yemera ko abarimu batwawe n'inzego z'umutekano zizwi kandi zemewe. Icya kabiri ni uko asaba ko hadakoreshwa ijambo kubura irengero, kuko ngo aba barimu aho bari harazwi ni Kigali. Icya gatatu ni uko yemeza ko hatawe muri yombi abarimu 4, 2 bakaba baragarutse kandi bagasubizwa mu kazi, abandi bagasigara i Kigali. Icya kane ni uko abarimu batararekurwa bakiri abakozi bemewe b'ikigo cy'ishuri ayobora, kandi ngo bakaba bagikomeje guhembwa kuko iminsi yo kubakura mu kazi itararangira. Icya gatanu ni uko abarimu bafite ibyo bakurikiranyweho bizwi n'inzego zifitiye ububasha, ko abagerageza kwihuza n'ijambo rya depite ari abashakisha. Dutega amatwi Bwana Rurangirwa Ferdinand, umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ya Muramba. Ntabwo baburi burengero, ntabwo bigeze baburi burengero. Byagenze bite? None mukosoje ikintu. Murakoze. Hari ibyo inzego z'umutekano zari zibakurikiranyeho, 2 baraje, abandi 2 baracyari mu nzego z'umutekano, hari iperereza bari kubakoraho. Ntabwo baburi burengero. None se mwe nk'umuyobozi w'ikigo nibura mwaramenye cyangwa mwarabwiye ibyo bakurikiranyweho, ibyo bakorwa iperereza? Ntabwo babitubwiye, ariko inzego z'umutekano zatubwiye ko hari ibyo babakekaho, kandi ntabwo twakwivanga mu kazi k'iperereza k'inzego z'umutekano. None mu gihe imiryango yabo ivuga ko itazi aho baherereye nta n'icyo yatangarijwe, ubuyobozi bw'ishuri nibura bwamenyesheje imiryango yabo ko abo bantu bari i Kigali? Barabasobanuriye, kandi ntabwo twajya guhangana n'inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zijya kubajyana zarabitumenyesheje. Hari ko ari cyo bari kubakekaho. 2 baraje bari mu kazi, abandi 2 hari icyo bakibakurikiranaho. Twamenyesha imiryango yabo ko ari byo bakibabaza, babakekaho. Nibasanga bitabahama bazabarekura baze mu kazi, nibasanga bibahama bagizwe mu nkiko. None se abo bagikurikiranywe mu kazi muracyabara nk'abakozi cyangwa? Muracyabara nk'abakozi, kuko ntabwo umuntu atabarwa nk'umukozi na veri cyarenga, baracyari muri none. None se nibura barahembwa? Barahembwa ku buryo ab'imiryango yabo? Yes, barahembwa. Ntabwo umuntu bapfa kumukura kuri liste yo guhemba. None nsoza, hari ibivugwa ngo byakurikiye ikiganiro cyabaye ku ishuri ryanyu, hari aho bihuriye cyangwa ntabwo bihuriye? Ibyo ni by'abantu bivugira, ntabwo washaka kumenya amakuru arambuye abaza inzego z'umutekano, kandi nta muntu wivanga mu iperereza inzego z'umutekano ziba zirimo, ubwo nawe tuzi icyo aba ashaka. Ibyo ni by'abantu bivugira. Turabashimiye cyane. Ntabwo nzi icyo bakurikirana, ariko icyo nicyo bajyanywe habona. Inzego z'umutekano ntabwo baburi burengero. Icyo nicyo abantu imiryango igomba kumenya. Ntabwo abantu baburi burengero, ntabwo babuze, bafitwe n'inzego z'umutekano za leta zizwi. Barimo kandi na polisi? Barimo kandi na polisi? Ni polisi yabajyanye, hari ibyo bari kubabaza. I Kigali ariko ntabwo muzi neza ngo baherereye aha ngaha? Oya, nta nubwo byari ngombwa ko tubaza polisi, kuko bari mu nzego z'umutekano zizwi. Igihe nikigera nk'uko n'abandi bagarutse, n'abandi nibabona nta ibyo baketse bitabahama bazabarekura. Nibasanga bibahama nk'undi ko nta muntu hejuru y'amategeko bazakurikirana. Imiryango yabo ni intuze, rero ntabwo baburi burengero. Ibyo tujya tubabwira. Murakoze cyane muyobozi. Sawa. Turamushimiye umuyobozi w'ishuri rya Muramba Rurangirwa Ferdinand. Turabashimira kandi mwese abo twabanye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Pax TV Ireme News. Gendi Ntwari John Williams.